Hello fam, this is Kabey. We're here, and this is RNK Big Ball Talk. And we strictly talk about basketball. Strictly Just basketball. Yeah. Yo, mazete man. Fresh. Mazete. Yeah, finally. This show is strictly basketball. Yeah. Basketball sakers yo mu Rwanda. Rimwe na rimwe dushobora kuvangamo n'ahandi ariko Yeah. our base is here. Ni hano mu Rwanda. Okay. Nase mbwira man. Ukwibona gute man in champion? Yeah, champion ni sawa. Sawa ngiye maze kureba match Zingahe? iminsi ibiri yose ya mbere narebe. Na equipe n'imwe ntarabona. Okay, equipe imwe ntarabona ya mbere. Yeah. Titans niyo ntarareba. Bwa mbere twagiye kureba usanga bari kuri sefura. Yaje match ya mbere. Yaje utafite jezi. Kandi aba professionnel nyine nawe ujye mubwira. Titans cyangwa ni Super Generation? Super Generation niyo yaje bwa mbere. Yaje bwa mbere. Idafite jezi. Ije gukina na League. Idafite jezi LDK za jezi. Ngaye bazana kandi none iyo nani yo yindi nani yo Titans aruvuze. Yo nayo bayihaye force kubera iki? Munsi kurikiyeho. Yeah. The first day na yari match ya mbere. None bayikubita forfait uzimamvu nagwa ari bishibirara. Babizi bagomba kwisha muri Ferwafa bagomba kwishibirara. Ako which is very good from Ferwafa side. Good. Bagomba abantu batishyura se kubera iki bagomba kugenda muri champion. Gutumwemerera gutumbwira umuntu ugiye match ya nyuma agiye gutangira match ya mbere. Agiye gutangira match ya mbere utari bamubwira niba agomba kwishura cyangwa atagomba kwishura. Seko sane byana kandi erika kamubwiza tusigaye urumve kuno Ferwafa bisigaye vuga. Tusigaye turi muri ligue ya professionnel. Ko naba pro abantu bemba Ntuzi naba pro n'ibishongo naba pro professionnel zirimo he. Urabizi ko equipe ifite amariyeri. Urumva ntabwo irishura ukayishira kuri Dani kuri Bosco kwigomba gukina. Ukayishedoringa kwigomba gukina. Yeah. Make that make sense. Sinzi ubwo dukeneye kumva nda Ferwafa side ariko ni ikibazo gikomeye kurinde. Already Super Generation twabaye disappointed. Match yatinze hafi n'iminota nka 20. Karaga kipe nyine reka nkubwire. Kunda mbumva. Ntabwo meze nka Titans ko ikira cyo cya Titans kiragata Titans na Federation. Ntabwo ushobora kumbwira equipe urabizi neza ko igufitiye amafaranga ukayiskedolinga ko ugomba gukina match za mbere mutare mwavuga. Kandi yo Titans imaze gukina champion. Ariko iyo Inspire Generation yo ni ivuye muri deuxième division. Muri deuxième division nta jezi bakinisha. Mwenda nakozaza hajya kuko ubu jezi bafite nanjye nabi match. Nazi wewe nabonye match yabo na pe ari bambaye jezi nziza kandi bafite n'amazina inyuma. That's by the way kanisa cyane. Akantu Federation yakoze kantu kazi. Ari amazina cyangwa ni Inspired? Ayo Inspired nyuma n'amazina. Ari amazina. Yari kimwe Federation professionalism uyu mwaka nayitangiye kandi akagomye ko yarikoze kera nyine nahoraga mbivuga kuva kera. Ku buryo nimba ugiye gukina ugomba kuba uniform ahantu hose gutangira ku sogisi urumva nimba it doesn't make sense ahantu umuntu uri muri Premier Division kandi turi kumwe kuri match yanuze ya Patriote na Tigers. Mana yanjye we yayibonye pardon reka mbivuge inde Steve amaze gukina bazingahe nimwe ya mbere bro yakinyambari ya mbere ari ya mbere urishwa nose nanga mutwaye ntabwo yamukese rege ntabwo mbyibuka ariko nose gute mu professionnel nka Steve uza kuri match ubizi neza numvuze at least fata amasogi 2 y'umukara n'umwe urabizi ko Federation ni amasogi y'umweru cyangwa y'umukara. Oya bira byari by'isoni nk'umu professionnel wabonye na Bruno nawe byagenze gutaye kugira abone isogeza. Ni coach y'umwaye.
kuri kamera muri professionnel kuri kamera ugahindurana nani na assistant coach wawe kamera zihari icyo cyiza zirahari ntabwo bakavaringa gutyo muze bize gute unonse bisohotse kuri kariyeri ya Steven umuprofessionnel mwana cyoze kubera ko Steven nyine tugomba gukora he is a pro there is a high standard tuba tugomba gufata ku bakinnyi ba equipe nationale Steve ba Gaston na Bruno nawe yarabikoze Steve ubu ariko ntabwo turi hashi cyane asigaye ameze nk'umuntu abana babareberaho abasigari idol ari mu bakinnyi beza kabisa u Rwanda Ferwafa ya develop abantu benshi mu they look up to him cyane royal ari mu bakadre na basket ari mu abakadre ubu nyine ari umuntu wazamutse mu bana abana barebera agomba gukora difference imbaraga dutangiranye and the introduction of it ibi ngibi nibyo bintu bitumye ino podcast tuyitangiza ngambwira impamvu nyine Ferwafa need agakina abantu nkatwe kubera icyo dukeneye basket bigomba kuba cover ariko barayikora ntabwo bayikavaringa ubu Steve niyo radio mu Rwanda cyangwa televiziyo ahubwo ujya wumva radio barabavuga ahubwo uza abantu bavuga abantu bagerageza kuvuga basket mu Rwanda muri media z'abantu ni BNB kazi iminota ingahe BNB baragerageza bahaye nyinshi n'ingahe okay what do they know about basketball sicyo mu Rwanda okay bashobora kuba bayizi gutya ariko ntabwo bayireba ari na bashobora kuba bayireba bazi iki Sidik nabonye arigenda rye ama radio guy ndakumva radio ariko Sidik ariko nawe na grand frère nka ugerageza ku covering at least naba nawe by the way nyine naba nawe like shout out to him shout out to BNB ariko imeze nka pilot trying to find ourselves urumva we will be talking about basketball mu Rwanda surtout urumva reka ahantu tugeze wa muganira umbwire urebye ntago ndimo ndakompara u Rwanda na ariko urebye muri East Africa turi mu bihugu bifite facility nyinshi cyane ushobora bihari kazi ibihugu bihari kitarigiye kuzo yego sinuze n'ubishe na Ecole Belge kugiye kuzana ikibuga Kepler uretse kiriya kibuga cyabo bakiniraho sinzi n'ukizi kiri kuri niveau international nuko kidasakaye ariko n'ubu bari gukora ikibuga gisakaye izo facilities you don't see that anywhere else shout out to Kepler guys shout out to Kepler izanye amatwara izanye revolution afite ikipe ikomeye kandi utagira ngo njye nabonye match yabo nanuze na AP n'ubu match ya mbere yabaye yego of course aperi na aperi ifite abakinnyi barenze aperi si bize kino agibara muri Qatar bakina basket yabo gute guys harimo jama akocha moins de 17 ans muri Suède yarambwiye umva neza ngo ira aperi ngo yayitsinda Nade 17 ans. Agazi biri ari kuvuga. Aperi yakomeye bro. Aperi yakomeye ariko ndashaka zabimbire neza. Muri bar bakeneye umupira. Muremure. Yabo ni Naibe. Banaibe. Bakeneye ariko umupivo muremure. Sinya ko umukota yabikora. Abandi bakenyi bari kwisa abanyamerika. Banaibe. Niyo yaba ari ibe. Bakina umuntu muremure kabisa uri muri paint. Why are we doing this podcast? Why are we doing it? I just think kuri njyewe ntekereza yuko baje icyo kibazo njyewe kibanza ni kuri development basket. Ashaka ko basket yacu nyine ndabizi iri gutera imbere ariko we have to do better. Ni cyane kuri njyewe ndi kubikorera abakinnyi
I don't worry about them. By the way, abakinnyi bakeneye yuko nyine berekana ariko tubitaweho nk'uko muri cyane mu zindi sport iracyari pilot turacyari kugerageza ariko kuri information nguhaye nuko Ferdinand abakinnyi basigaye bafite nani association yabo urabona nka NBA bajya NPBA urumva y'abakinnyi urumva iyo barenganyije yobora state urumva iyo barenganyizwe na federation na NBA bajya barasuwinga nanga kuko anga federation kuri meze iyo yavuze gutya ni kuri so ndeye association y'abakinnyi peut-être no bazakora they will do something and I believe ikintu cya mbere mbikora n'abakinnyi kuko buriya ni nkuko iyo urabona twese twakinnye basket nubwo ntigeze nyikina on a high level ntago nari ndi umuhanga pe ariko gukina hari abafana urabona ko bitandukanye no gukina nta bafana bahari nta bantu babitayeho bakine coverage nyine bakina abantu ba motiva nakinye muri league umva turiya mu kabari uri kunywa amayoga nk'ukasa ntago nzabikora ariko tuzagerageza tuba motive kugira ngo bagire muri league nta n'umuntu uza kureba wireba biragucanga kereka wakinye nk'indi kipe wakinye ikipe si ariko nanjye nakira ikipe yanjye ariko nakina muri KBC ariko twakinye na Espoir nibwo Petit Stade yuzura ariko wakinye na 30 plus cyangwa wakinye na n'utundi dukipe twakirezwa kareka match mwarayirebera c'est 30 plus cyabaho 30 plus ni birebire tuzavuga kuri episode yanjye ariko wayo rumbaje kubera iki abakinnyi tugomba kubona shine ikenewe kugira ngo nabo buriya kujya bi develop iyo babonye turi kubavugaho bagira iki nabo ibyo nicyo bikubita gashya ubu basigaye bayikora basket iri gutera imbere igomba gutera imbere bagomba kuba pro basket iri gutera imbere kindi umuntu uzagikora neza ibintu tuzajya tumushimira ari nayo byibagiwe Adonis clinique ryarira niko ari ku cyumweru ariko mwe nari narahaciye nari ndi gukora afite clinique limwe kuvugira abana y'abana je naraciye hari hano yabere hano Kimironko naraciye mu masaha 5 gutya nari ndi muri Zerakasi yarafite hari nk'abana 150 bafite imipira yabo yabakoresheje imipira abana bishimye abakora neza bakubita amafaranga pardon ikibazo njaraje bebye none se icyo kintu akise aragerageza sibwo bwa mbere se nibwo bwa mbere baye nyine mpamvu ugomba none se guki tutangira kumuhereza flowers okay flowers ugomba kuzima niyo wa mbere ubikoze initiative yo kubikora yes niyo wa mbere ubikoze ni byiza jewe nzabivuga neza mbonye clinique ya gatatu oya n'ubwa mbere yega agomba kuba motivated what media gusa oya ntago mbikeka ko abikorera kubera media nyine kugira ngo abone simbikeka atabikoze se bwo n'ubundi azaba atabikoze nabyo nta kintu byabiba agaragara mu gukina oya I'm not talking about that we not ari mu gukina ariko if it's about nyine nani development basket yo mu Rwanda that's good that's when ndikubwira ngekanje ndabivuga kuri clinique ya gatatu ariko kuba yanabitangije niyo wa mbere bikoze Adonis ninde mu Kinyundo wagize clinique ngiye ntawe nzi igurambwire hari umugabo witwa Patrick wa Elite uramuzi ubu rero tuzabivuga birambuye kuri uriya yari umukinnyi abikoze ari umukinnyi ubu umucoach ariko urumva we yabitangiye akiri umukinnyi ni bitandukanye aho ngaho ni sawa kuri Patrick urumva ni bisatu buriya twanakinya muri KBC urumva yabitangiye ari umukinnyi shout out kuri we ubu niwe muntu ufite develop abana umva ubasiga afite agapeti Didier uramuzi Didier akina muri reg ndamubona uriya ni yavuye kwa Patrick ari ni mupeti bamwita KD ariko ari gukina muri Patriot muremure gutya aracyari mupeti nawe yakinaga muri yitwa gucyarya wavuze babuze jazz bakabatiza Inspired Generation niho yakinaga peti yari mu bantu bayizamuye bayishira hejuru ubu ari gukina muri
muri Patriot kandi bari kumuhereza iminota 17 minutes mwinuka mbari amufitiye icyizere bya hatari na twihangana abakinnyi benshi ntaho byabamenya raporo ya Adonis sinalaka ngo bashing him on everything no ngewe ndashaka nko kuri clinic ya gatatu de ariko bwa mbere oya nawe nge nyine ngomba kumurumva niwe mukinnyi wa mbere akwanze n'umunyamahanga hari abanyamahanga benshi bari hano at least ngomba kumushimiraho gatoya nawe n'utakaza ntabwo tumvire nzarukora kuri clinic ya gatatu kuri clinic ya gatatu ni bon noneho umaze kureba ama match tugende basi ku ma equipe byibura no makuru makeya ugatangayo comment zawe ku ma match umaze kureba ngiye match n'amakipe yose maze kuyabona yaba ari Reg yaba ari Patriot yaba ari APR yindi ni Tigers rero it's tricky somehow. Keep it easy. Good. How is it tricky? Tigers nzayejija. Sezita nitaza bitewe n'umuterankunga ifite. Tigers ntago nta gikombe izatwara. Tigers ikoza ikintu kirenze izakina playoff. Sibyo none gukina playoff uragira biroroshye hanga mu Rwanda. Ariko biragoye. Gute? Wabonye match yawe na nani na Reg ejo? Nabonye match yawe na Reg. Ejo bundi warayibonye. Narayibonye match nabonye match yawe na Reg. Wabonye ko match yari meze? Yari. Nose gutumgira iri equipe reka. Ariko nabonye match yawe yari iryoshye buri hatabona. Yawe na Espoir. No, but listen to me. Iri equipe nani ubundi amakipe ngomba nani Kepler iracyari ya mbere. Nibwo iri kuza muri champion. Izanye mba revolution ya hatari ariko don't forget ko nani hari equipe za Lasia Orion iza muri champion yaje fite amatwara ya danger same thing kuri Titans yaje fite amatwara ya hatari. Look at them now. Nibyo ndakubwira wowe ariko cyo gitangira don't just tutangira no Tigers giye kuri nyewe dakinye playoff yabari fade Tigers gitangira ahubwo nge shout out kuri Suzuki man he's doing something ariko now Suzuki is doing something good kabisa aracyari muto you don't see that every day urumva ariko Tigers gomba kurebera muri dore Suzuki nawe aba president bo mu Rwanda bareke abakoci babo nimba wahaye umukoca ikizi yakazi ewana ariko yamwereka listen nimba wamuhaye akazi you trust him let him do his job gute wowe mu president wicaye ku mwanya w'icyubahiro cyawe kuri mita uri kujya what are you ushaka kubwira coach iki abyanga wabyemera ukajya gukoca yataza kujya hari ahantu Espoir yari kubakubita oya bya nagari byo bro ni president yaragira ba motive uragenda nyine ukabona yuko ni involve bara abatipe bo muri Espoir muri mitase kujutajya muri nani muri local room ukajya kuri bank ntago no nyine yaragira ba motive batsinda match Espoir se yari narigiye kubakubita ntihabuze gato Sona bishikiye ntago mbishyigikiye nawe azahita ajya kubwira ngo nuko idashaka nuko mwizeye abona president wa AP ajya kubwira muzungu none se bro if you give someone a job it means you trust him give him his trust natabikora you fire him hanyuma okay Tigers tubivuze Patriot bikuyona gute Patriot iriya kipe ni abakora ubushake urumva ariko shout out ku bayobozi ku bari kuri aba boss ba Patriot buri match yose baba bahari Patriot ikintu ufite ubu iri gutindisha abantu experience ya Steve experience ya Gaston Bruno akamenya role yagakina neza ndavuga Patriot Peri ndavuga uramenera wa muzungu nanuze nuramenera ahubwo niyo difference nabirenze oya nuko gachaka amakuru wenda maybe pebi na wararenze baraza gukora recruitment baraza oya abo ngubu bashobora kujya muri playoff bafite ya kipe kuri experience y'abantu nk'abane bari Sagamba asubiye inyuma bashaka ya match Sagamba asubiye inyuma
mani Sagamba ntabwo usubira inyuma ubundi Sagamba ni he's a vet ameze nka Patrick Beverly ntabwo nkasubiye inyuma uriya ni umuvet uriya ekipi imukeneye ariko kuba bamukeneye uriya he's a vet ariko nyine iratoje nyine ni abantu bamaranye igihe baziranye nuko ari gukora akazi nyine ubona abakina nzamujija ku makipe akomeye mwinuka mani umukotoza mu bibazo byari mara ariko mwinuka sezishize yarambaje kubera muri playoff yakinaga kuri finale kuri nako nuze final yari muri Patriot ntabwo yagiye mu mwaka niba toje playoff yari niba tozaga Patriot muri playoff harya bazana abantu ze bamayo sinzi barafite nyibizo nanuze yagiye muri Patriot last year akari ibintu ni ibintu nyine by'umwaka ushize after events do you have some rumors do you have some rumors uya ntari men ngiye nyine nagera kuri match nkabibona nyine wowe warabirega je okay ari amara remplacement yakoraga uriya pivo bazanye wo mu Sudanese Majoka ukabona yamukuyemo nyine uko ntabwo ari kumvikana ako nyine nk'umutoza n'ubundi ibyo niwo wabitekereje nibyo natekereje utabaje kutagiye hafi bakubwira rega njye ntabwo ubu ngubu nibwo nkibizamo ntabwo ndi umunyamakuru like I'm not an inside guy wowe ahubwo we nkawe winjiramo icyo gihe okay wenda ubu ngubu nzajya ngerageza nyingirego ahubwo se kubera iki ngiye ikintu misenira why kubera iki abatoza badatanga interview utanga interview nyuma y'amazi hari wowe wasaba se bakayikwima ariko mundi Ferwafa niyo yagombye bafite Ferwafa yakagombye kubyorganiza none se nimba match irangiye nk'ibi na bino bibazo byose tuba turi kwibaza nka perezida ati bimeze bite nabonye amakamera mbona amakamera ku kibuga mbona amakamera arenze 3 dukeneye abiza abatoza batubwira impamvu rega batsinze cyabatsinze bari kubyumva by the way abantu bakufite abantu bakoresha ama social media za Ferwafa nibo bazabwira abanani aba ikindi abantu bakoresha social media za nkanya Ferwafa ugomba kuba uri professional yudo kutubwira kuzuka twega ngo score yagenze gutya ukarena n'amafoto agaflyer gutya kamwe wenda yashyize statistics let me check ni bimwe ariko dukeneye wenda kandi harimo muri niba ari umuntu wa ligue umwe akaza agafata nk'akantu kamwe ibibazo nka bitatu byongeye the link in the bio urumva the link iri muri bio urumva bashira ngo hariho Afrika amafoto agomba kubaho nukuri kwima nta foto ntabwo ari updated ubu jya kurebaho if you think I'm lying jya kureba urebe na urebe no bari gutanga result sibyo aba bose uwo admin wa Ferwafa areba after ama page ya NBA y'abantu bose y'amashampion abona ukuntu babikora kandi ubushobozi barabufite nimba ari ubunebwe nimba ari iki bagomba kuduha amanuza amakuru yuzuye kubera igisaba niba tabidu nzajya mbora bivuga ahangaha ni episode ya mbere ariko bizi urumva jewe ari ibintu numva ni gute ureba nka match yari iryoshye ngiye match maze kungyera maze kureba match ya Espoir na Tigers yari iryoshye kabisa Espoir well coached urumva nibyo arya niva bava kamanzi shara tuyimnanye ikinda basket kera muri circle yarandonje mwana twakina kera arabyibuka nko muri za David Disa angaho ajanye mu mushinga waratozanye n'abana abana batoya imyaka 10-15 ariko ntago ndi umutoza ntago ariko Vava afite ikipe itoje kandi Vava n'umutoza w'exige nakunze kunatoza Vava n'umutoza mwiza cyane Vava n'umutoza mwiza iratoje kabisa Espoir bandi ndumva rero bandi bara match kunu harimo public yari bara ku match ya Tigers na underdog na nubu baracyabona ko underdog zari n'amakipe akomeye mu Rwanda iki kintu nicyo nshaka ko dukosora ntago amakipe abantu bazaza kubera APR kubera REG kubera na Patriot no ayo makipe atatu Tigers irakomeye Espoir irakomeye manumva nako nuze Kepler ndashaka nka match ya Tigers na Kepler ako Lions nayo tatipo mbele yaje ko yambaye nimero kangaera abandari ba match ariko barabimengo arabizi guys arabizi niba agiye ko
Soreka sinagombye kuba mvuze izina ryawe ariko umenyeri nyine ubona yuko nyine azi ayo makipe angahe it's a first episode ya mbere yari introduction n'ubundi yari introduction reka tu like ntabwo tuje kubacalenjinga cyane tuje gufatanya namwe ikeneye amayinite y'abatoza aya kabeya ndabizi azabashyira kuri hot plate umva bazashyira kuri hot plate. Okay guys ewana iyi yari episode ya mbere nako yari pilot sinzi niba yari episode ya mbere tuzareba. So we'll be talking about basketball all the time. So mukomeze mucyane tuninga in tuninga out bear with us kabisa. Dukeneye ama comments yanyu kandi nimubona ino video dukeneye feedback zanyu iyo mushaka kuvuga. Ntabwo tuzajya tuvuga kuri shampiyona y'abagabo gusa na D2 tuzabivugaho n'abagore tuzabavugaho. Mfite ibintu byinshi byo kuvuga kuri shampiyona y'abagabo. Man U ari rambabaza kubera University of Rwanda ibintu ari kuyikorera kuyikubita sound kuri veni kaminuza kaminuza okay ariko ni kaminuza okay ubwo uzabera shaka makuru neza tuzabielabora nyine kuri ariko je simbizi wenda ni nostalgie ngewe ndibuka muri secondaire no mizambye kaminuza ari distinct ibintu byose tuvuge se mvuge kuri college Nyamiyaga mvuge kuri Kristo Nduvuge yego sibyari bikomeye kurusha amanani wenda ari n'amasegonda none ariko kuvuga kaminuza y'igihugu UR yeruka kuba kumera ryari nyine icyo kibazo ndi kwibaza like what on the fuck up iki cyabaye no si IPRC kuneza zari zikomeye ziri he hari UR iri muri shampiyona y'abagabo kirari yari IPRC irimo yasubira bro IPRC kwa IPRC ntabwo it's not like ntabwo ubwanyuma tutangira we still have time wegenda ubelabore tuzagaruka tuvuga kuneze kizo tuzagaruka tuvuga kubindi aperi rero namwe muri Qatar ariko nibagiye kuvuga ikintu kimwe Jamboro ahantu bagiye muri Qatar amakipe barimo gukina ko ari kuyakubita byatari ko barabarushanye ariko I was expecting nyine pre-season fatika ari amakipe akubita nimba ari kumva nyine nabo bakore difference ashaka ikipe nini kuko muri ball ntabwo bazakina bari abantu kuzikubita mana harimo difference ya 30 bagiye ari gukina na za Orion nibyo kubwira nyine nimba bashaka nimba rega nabo bafite organisation bafite team managers nimba ari prepara nimba staff technique yuzuye nimba ari prepara equipe yakayiprepara na equipe gatoya nyine bazayikubita nyine azumira sinzi nyine nimba nashaka gutsinda nyine ntagende ashaka ikipe nini it's okay gutsindwa muri nani muri pre-season narimo kwitegura abari sawa aho ngaho ubureba amakosa ufite ikore kuzikubita difference ya 30 iki kandi bakeneye umupivo kabisa bakeneye nimero kineye umupivo ara hasi muremure wenda bazatwara uriya ninde yarya ngo yabashaka nuko akina iminota 2 nawe no muvetera uyinde Pichu ni center mwiza nuko akina iminota erega ni mukuru mwanzi ko mugira murangana wowe nyine ni mukwego nimba ugiye gushaka umuntu sasa wamga they have money Pichu mwangaye yagize match nziza yagukorera muti ariko Pichu afite match mbi Pichu ari enerva Pichu ntago yiruka defense yashatse kubikora bikora ubwo rero ntago ari option rero ntago ari option nishaka umupivo iwanyu bafite amafaranga azakine bare gusa bamukota azabakina shampiyona bazanayitwara banayitwara kumwe na bamukota nabone batipe bashyashya bayitwara reka tureke ku ni episode pilote ya mbere